ye kuba bapfu ahubwo mumenye icyo Imana ibashakaho. Subiyemo ngo umuntu azamurika ibyo yakoze, kabiri ubugingo ni ikinege, kandi reka mbabwire iyi si ni konsa uzonke vuba. Muri iyi minsi abantu barimo kumva hari ibyo bagundira, akumva nimba hari umugisha Imana imuhaye arawukomeza wenyine, ariko reka nkubwire Tabita yarapfuye, aka kantu nako karaje ngo karakanzaniye, azurwa n'imirimo. Ndi kukubaza ngo ufite mirimo kimugenza uzibutse Imana ku munsi mubi, abandi ko barangije umurimo ucicaye. Iki si igihe cyo kwicara, haguruka dukore. Ndi ku ijambo rivuga ngo umukoresha agiye kuduhemba, umukoresha agiye kuduhemba. Bariza abagenzi uti ko mwiyicariye, mbese aho mwaba mwarashoje urugendo. Bariza abakozi uti ko mutagikora, imirimo yararangiye cyangwa mufite konji. Imana nta mwanya ifite wo gukina n'abantu, kuko ijuru ryo ritazabura abaryo. Hari ibihumbi 7 bitapfukamiye Bayari, ntaco byabwira Imana utayikoreye. Yemwe guhanura ntago ari ugutitira, ndimo kuvuga ngo hari ibihumbi 7 bitapfukamiye Bayari. Shayini dotayi ha dosisi wa yamando, nta kintu byabwira Imana utayikoreye. Wintungura urutoki kuko nawe izina ziri kukureba. Imana irashaka imirimo kurusha amagambo. Imana irashaka imirimo. Imana itugirire neza. Petero yasengeye Tabita kubera ibyiza Tabita yari yarakoreye imfubye n'abapfakazi, imirimo iramuzura. Ufite imirimo ki? Umva reka nkubwire nanje ndimo kwibwira, imirimo niyo izaguherekeza. Imirimo niyo izaguherekeza mugenzi, kandi ndimo kubwira abantu mbabwira ngo nimushishikare mukora ibyo Umwami ashaka. Data bantera umugisha. Ibintu Imana arinsize ku mutima nibyo. Abefeso 5:13 mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ni mibi, mwe kuba bapfobwo mumenye icyo Imana igize gute ibashakaho. Wowe warunkurikiye, Imana iguha umugisha, wogiye guhindura imyitwarire, wogiye guhagarara mu mwanya Imana ishaka, igukomereza amaboko. Ngende kuvuga ngo kugukorera ndacabikunze Mana, unkomereza amaboko. Mureke turinde ubuhamya, mureke duhagarara aho Imana yadusize, mureke twe kuba abanyamujijya nino, mureke twe kureba ku bandi, kuko ubugingo nsubiyemo kabiri ngo ni ikinege. Data bampera umugisha. Ndumva ngiye gusengera abantu, ariko nabonaga wagira ngo sinzi icyo ugiye kumbaza. Icyo nari nshaka kukubwira, urabizi ko ubwashize abantu bari bumvishije ubuhamya nyine ko wagiye ubuvanga uvuga ku bice bimwe, baravuga ati ariko ubundi yahereye. Yego, kuko hari abantu benshi baba baragukurikiranye, ariko hari n'abataragukurikiranye. Hari abakubonye ku bitangazamakuru ntari buvuge hano kuko ntago byamaye akazi ko kubyamamariza, ariko hari n'abari hano kuri Most TV bakubonye bwa mbere. Kandi uhumure, twebwe hano tugira abantu, ntago abantu bacu batukana. Uwo ni umuco twamaze kubahuguraho, kuko ubundi umugenzi ujya mu ijuru ntatukana. Naho umuntu yaba yakosheje wamuhugura, ariko gutukana ntabwo ari umuco w'abayuda, ni umuco w'abapagani. Hanyuma rero njye nagira ngo rwose mu kanya kavunaguye uvuga uti nahereye Yesu yamfashe ngezaho, hanyuma icyo akora ubu ngubu ngezaho. Arega ni byinshi, niyo mpamvu mbana ubicemo rwose gatoya. Nibura aba bantu bazavuga bati bashira amatsiko ho gakeya, bashira amatsiko. Nababwe ngo ni byinshi, n'ubuhamya butwara amasaha 12 iyo mvuze ingingo z'ingenzi. Iyo mbivuze mbirambuye bitwara iminsi 7, iyo nsize ijambo uwo munsi wa 8 nawe wiyongeraho. Urumva ni byinshi, ariko nje nahamagawe, nafatiwe muri shambure muri hoteli bita Rapayote, Pfumbase umusambane. Nihijwi ryampamagaye rirambwira ngo Nyiramugisha Penina, kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byano ukujijuka. Mwabyumvishe ndi umwana wo mu batambyi, mama yari yarasenze ariko isaha itaragera ntacyo Imana ishobora gukora. Mpaguruka numva ari umuntu mpamagaye nsanga narotaga. Ubu rero ngira ubuhamya, Yesu nanshoboza nzagaruka no kuri Amos TV mbabwire. Ngira ubuhamya, nge nigereye hariya aho bita Gihonomu, narahatawe ndi mu nzozi, mbona itanura ry'umuriro rizatwika abanyabyaha. Nararibonye pe, ariyo mpamvu mbwira abantu bashinga agati kuri nje ngo azasubira inyuma, nguriya ngo nibirari gushaka ngari gutwika ngo ni hiti. Bavandimwe, reka mbabwire, Pfumbase uwo musambane nagize inzozi, ntabwo muri Gihonomu niboneye itanura, niboneye uruvunge rw'abantu aho bariraga bakaboroga bagahekenyera amenyo. Hahandi Bibiliya yavuze.
ijambo ryaravuze ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasinzi n'abasambanye n'abasenga ibishushanyo n'abakunda kubesha bakabikora urumva rero ngiye sinabesha kuko nazaba mu bazaba hanze kandi ndashaka kuzaba mu mugabane w'abera Imana iduhana umugisha ndafatwa izanshoboze mbwirwa ngo ngende mbwira abantu kuvuga no kwanje guhindura no kw'Imana rero aho narindi nagombaga kwava kugira ngo ntange ubu buhamya mu by'ukuri kunkurikira ufite umwuka wera nangase ufite ibitekerezo arabyumva ndamutse nkiri mu byaha ntago nazango ntanga ubuhamya uyu ni umwaka wa 12 maze nkijijwe rero navuye muri iryo yerekwa ndabwirwa ngo bivemo nutabiva murapfa ntinya gupfa ariko naye narapfuye mpagaze naye narapfuye mu bugingo niko navuga ntago ubugingo bwanje bwari buzima ariko ndashima Yesu wanzuye mu bapfuye akampindura muzima rero murabyumva natangiye nkora uburaya nzinga abakobwa ngira guta ariko uyu munsi ndi umunyamasengesho n'ibintu ariko imbaraga zo kuzinga no gukora uburaya ntabwo uwo munsi zaje ziyeri oya narabikomatanyije ariko natangiye kuburaya iminsi uko igenda ishira abantu bakansura bati turashaka kugutuma umuntu akampa ibintu ati bitware mu murima wa runaka habitamo wari umurima weraga nkabona ntiwe n'ucera akampemba amafaranga twavuganye bikura gutyo rero mbese mbu umukozi w'abarozi mbu umukozi w'abarozi izo mbaraga zirakura urumva gusambana nibyo natangiriyeho no kuroga ndaroga sinatamikaga nabivuze ntabwo natamikaga naragutongaga gusa ico nshatse kukubwira wowe nkurikiye mbwira na Moses wari ufite ikibazo c'amatsiko abarozi ntago bagitamika basigaye bicara bagatonga nimba umurozi atagitamika gatonga nawe ndagira ngo witonga amaraso ya Yesu navuze ngo ingabo za Satani 204 ni kumuririmbyi yavuze zirakomeye tudafite umwami Yesu zaduhindura ndabivuze wagiye gushiraho telefone Imana ishimwe kabafite Yesu zitazabahindura tumutumbire twizeye ubutwari yaravuze ngo ndaje ni mukomere ko ndi kumwe namwe ninde wabashobora umuvuga butumwa rero internationali nubwo hari abaparitse kuntumiranga ibintu mvuga ngo biraremereye ibintu mvuga ngo birenze ubwenge ariko uyu munsi Yesu yabishimye ko nongera kuvuga kubera ko ari we wampamagaye ariko nge ntakurogoye ibyo uvuga nubwo abantu batagikunda ubuhamya ariko hari abandi bakirushye nkawe kandi bakeneye gukurwayo n'imbaraga nk'izagukuyeyo Yesu abikore kandi abikore ijambo rya kabiri ndamutse ntumiye umuntu utagira ubuhamya ntacyo yabaje kumarira kuko n'ubundi nawe ntacyo aba afite ariko ubuhamya kuva kera dukizwa wowe umaze imyaka 12 ariko twe tumaze myinshi tuzi neza ko mu bintu byadukomeje muri iyi nzira y'agakiza harimo ubuhamya ingenzi ya mbere hubwo bwabaga ari ubuhamya hakiyongeraho ko umara kumva ubuhamya abantu bakatura nyine abantu bakihana ubu rero niyo uvuze ngo umuntu agiye gutanga ubuhamya ngo ni ya mitwe ariko abantu niba bisuzugure cyangwa barorere ariko umwana w'ubugingo azakira rero humurize ntucike intege ikindi ubuhamya uvuga ko ari ubwawe icya kabiri ko ari wowe uko wakagombye guterwa isoni nazo icya gatatu umuririmbyi yaravuze ngo nta soni mfite usibye iz'ibyaha ufite ubwoba z'abantu bavuga umuririmbyi uvuga ukuntu yavuze ngo waseka asuzugura byakunsunikiraho nagusunikire kuri Kristo nge rero ndakwihera umwanya nkubwira ngo bwira abakunzi b'umusaraba bwira abagifite ubugingo buzima bwira abagishaka kubaho hanyuma bazurwe n'ubutumwa n'ubuhamya kandi bamenye ko nabo barozi babaho kuko ngira abantu bampamagara ngira ati Penina ibyo bintu uvuga byo kuroga narogaga ibihato bimwe umuntu akandagira ariko mu by'ukuri kubankurikiranye cyari igitugu Satani yantwaje ubundi mu buzima busanzwe nta mutima mubingira ndi umuntu mwiza pe ngiyiziwe nabikoraga nk'akazi nkaroga ibyo ukayina akazi narahembwaga umuroza akambwira ati binkorera nje sindambara ubusa ngo nje kuroga bwambare ndakwishura
ngahaguruka rero ari nk'akazi. Uyu munsi rero be kunkubitisha amateka y'ahahise, nkaroga ibi bintu umuntu akandagira akagira ngo mu kirenge harimo amahwa, ngira abantu nakira nsengera babirwaye. Mbese wahita byumva akavuga ati nahuye na Penina wa kera, ntago ari nje wazengurukaga igihugu cy'u Rwanda, no muri Amerika bajya bampamagara bati turabirwaye, umwanza bari ku ruhande. Ahubwo ubu buhamya butume wegera Imana kugira ngo itange ingabo zipfe ku bwawe. Narogaga ibintu byo kwishima ku bagore bimeze nka efegisiyo, ibindi bikabarya nk'urusenda ntibubake ingo zawe. Nkaroga ibintu byo kurwara ibibyimba, nkagutonga amagambo ukarwara ikibyimbo ukajya kwivuza. Nzi kuroga umutwe, nzi kuroga kubabara agatuza. Uyu munsi ngira abantu nakira bakambwira bati za ndwara wavuze warogaga twazirwaye dusengere. Rero umuntu utinyuka kuvuga ngo ndabesha ngo ni ibirayi nshaka, bavandimwe nkangaha ndi kuri iki kinyamakuru ntawanyishuye ngo avuge ngo ngwino ngo mvuge ngo nihamara mukari, ariko tuzi ko tuzahembwa na Yesu. Muririmbyi yaravuze ngo tuzi neza ko tuzahembwa nawe, nitutagwisaba tuzahembwa nawe. Wenda birashoboka ko naguha ikiganiro ukavuga uti mwa amazi mukozi w'Imana, kuko nubundi biri mu itegeko, biri mu itegeko ry'Imana ko dukunda. Ariko uyu munsi ntago ndi kubikora nk'inyungu z'umubiri, ndi kubikora nk'inyungu za Mwuka Wera. Yesu ampera umugisha banyumvishe. Rero narakijijwe, singiroga amaso, singiroga ibihato. Nico gihe bamfunga narabwiye ariko guhamya Yesu murumva ndi bubizire. Barambwira bati rero ujye uvuga bimwe ariko ibindi ubireke. Byarananiye rero. Hari ibintu wavugaga bikomeye, nibyo byo kuvuga ko narogaga ngo ndi kwiyamamaza ngo kugira ngo aborozi baze banshake, ngo bantume nk'uko n'ubundi bantumaga. Kandi mu by'ukuri cyampa bagahishurirwa uwo ndiwe, bampa freedom, bampa umwanya, bakareka nkavuga gukomera kw'Imana. Hanyuma wavuze ikintu cyangwa se ari ikindi kintu wigeze uvuga cy'ukuntu ngo wageraga nk'ahantu bari kugosora imyaka, ibishimbo ngo ari byinshi, ngakoramo, ngo wakoramo bigatuba. Nabikoragamo nkavuga amagambo aborozi bari barambwiye, nkabihuha nkabisubizamo. Ayo magambo nabujijwe kujya nyavuga kuko ari abarozi uyu munsi batarakizwa, ako batakazi nkavuze bakamenya, bakabura imyaka nyine nabisubizamo bigatuba, ukagosora bike wari kugosora byinshi. Umuntu yari kubona imifuka ibiri akawibura. Nanyura mu murima w'ibirayi ngakoramo ubufindo wari kwezi imifuka 10 n'ibiro 50 ntubikuremo. Nese ntizikomeye ingabo za Satani. Password wo gusenga niyo password, ni naco kintu bavandimwe inshuti z'umusaraba kibacanzanya, nta kindi cyakurengera usibye gusenga. Hanyuma se wenda ibyo ni bimwe mu bintu abarozi bakoresha. Ibindi bintu abantu bakoresha baroga ni nk'ibiki, kugira ngo nibura tuba tubivuga kugira ngo abantu bamenye uko birinda. Hanyuma nunahura n'igitero nk'ubwo urumva uvuze kuntu umuntu yokerwa mu birenge ugakandagira ukagira ngo harimo amahwa, abantu bakarwara ama infection bakananirwa kubaka ingo zabo. Abwo babimenye atazajya abona ama infection akagira ngo ni ibisanzwe, agomba kujya kwa muganga ariko ukanasenga. Ikindi uvuze uko kuntu imyaka irumba, ugasanga imirima bati nta fumbire, kandi kera yareraga abarozi bagezemo. Yego, none komeza uvuge n'ibindi abantu bajye bamenya ibyo basengera. Ikindi mbambwira abantu uwo murima weraga uyu munsi ukaba utari kwera. Bibiliya nasomye ijambo rimbwira nimba ari mu migani ivuga ngo nimungeragereshe ibyo mutunze. Ni muri Maraki. Kimwe mu 10 n'amaturo. Murebe ukuntu nzabagomororera imigisha yo mwijuru mukabura aho muyikwiza. Uyu munsi ari igihe umuroza kwataka nawe wabigizemo uruhare. Watangaga ica 10 ntukigitanga. Wajyanaga umuganura w'ibyo wejeje mu murima ntukibitanga. Kubera abatubuzi n'abateka mutwe byatumye nawe upfunga ikiganza. Uyu munsi rero nabaga mfite ico gihe nkibikora, nabaga mfite imbaraga zo kukuroga bikagufata bitewe nuko naguteye ngasanga utaba n'Imana neza. Ni nubona uwo murimo wawe wera gukaba uyu munsi utari kwera, gerageza buryo cy'uhumanuze gukiranuka. Nujya gutera iyo mbuto uvuga amaraso yawe Yesu aze muri ibi bishimbo ngiye gutera, umurozi nakandagira mu muriro umutwike. Areka kwizera kurarema, kandi kwizera tugufata nk'ibisazi. Yesu nashimwe kubankurikiranye. Utararenga hose hari nk'imirima y'abarokore wageragamo
waroga bikanga byarangaga nico mbwira abantu nacyo kibwira abantu nibyo mbwira abantu menye imbaraga z'amaraso hari ubwoko butarogeka amen nigeze ntanga ubuhamya bw'ukuntu nagiye kuroga pasiteri naho amarozi n'umudiyakoni kubera ko atarogeka imbaraga z'Imana zimfatiriwe abandi imbaroga nkagenda ariko ibirenge bihanshingura ndabibura barasenze umuriro ntwikirayo ngiye narawubonaga ariko we ntawe kwereka ngo ubone nigeze njya kuroga umudiyakoni mu murima we wo muri Kabwende yezaga ibirayi umuntu arambwira ati ndakwinginze kandi nawe ari umwe mu bitorero arega no mu nzu y'Imana abarozi babamo ari umwe nawe mu babarirwa mu itorero ariko ari umunyeshari ndagenda umva naharoze nk'inshuro zigera muri 7 nka Baraki na Baramu ati bavume ngo yajya kubavuma mu kanwa kakavamo amagambo abahesha umugisha arangije ngo ahubwo aratura ngo ninde wavumu w'Imana itavume cuti nusenga haleluya ukabana n'Imana neza ndipeni na nyiramugisha uje guhamya ngo ntacu umuntu azagutwara bazagutega ubisimbuke bazagucikurira imvi Imana izitsibye uwo murimo narawuroza ubugira 7 mbona ahubwo ari kweza byikubye uko yeza wantu marero ko murokore ntireka reka nduhiraga ubusa bajya baca umugani ngo yaruhiye ubusa nk'umurozi cyane uzafata mwaya ariko ingo z'abarokore n'imirima nabimwariyemo kuko password yaba ari ugusenga senga rero kugera Yesu aguhagarareho nudasenga uzasengera nabivuze ngo tuba abakristo badahindurwa nibi ibihe nibiguhindura n'ibyawe bizahinduka Imana amahoro ibantera umugisha hanyuma wavuze bimwe ivuga ibindi bintu abantu bazi bajya bafatirwamo by'ibitero hari nk'ukuntu urwara umutwe yego umutwe ukakurya kawe wajya kwa muganga bakakuvura ntibyemera kandi mu by'ukuri urwaye hakaba n'igihe bagupimye ntibabone indwara bakabura indwara ico gihe ni igitero hasi wati no gusenga hari igihe ushobora nko kuba n'urugero uryamye ukarota wenda reka mvuge nk'umuntu uri muri Kigali yavuye Cyangugu n'ahandi ukarota wagiye hehe aho ngaho ku Gisekuru mu matongo ukabona niyuri uri mu biterekero nyine tayari bari kugira ngo bagusubize inyuma mu bintu byahashize ico ngico naco ni igitero c'abarozi senga Yesu ashimwe hari ukuntu ushobora kuryama ukarota urya inyama hari umugambi mubisha umuroza bagufiteho ubwo n'uburyo bw'inzozi nzanyemo senga igihe cyose urose ukabona kuri nyama yabihiye yabidahiye hari ibintu biba bigiye kukuzaho nanga se umuntu akugambiriyeho ngewe rero ibyinshi umwuka yanyemereye kuvuga banabivuze hano ariko hari nibyo nagize ubwira unsengera Imana impera umugisha babyumvishe bagiye gusenga ubuzima bwo bakabugira gusenga iminsi birakomeye gusenga kwa kundi twajyaga mu byumba hirya no hino ntibigikunda ariko no mu nzi iwawe iherera usenge ubutayo ntibigikunda ubuvumo ntibigikunda kandi twahahuriraga n'Imana ikaduha amasezerano ariko no mu nzu uyu munsi Imana yavugana nawe mu nzu wasenga ikakubohora mu nzu urugenda yashira iherezo kubigukomereye Imana ibampera umugisha be kubyitwaza ngo dore ngo ubutayo se ko babukuyeho ngo ubuvumo se ko butakiriho ngo insengero zimwe ko zifunzwe se icangwa ngo urusengero rw'umutima ruruguruye itara ryawe riri kwaka wariboneje Imana y'amahoro itugirire neza abantu bakwiye kumenya izo mbaraga aho umuntu ashobora kuroga kutabyara ego cyane rwose akakuroga uri umugeni washingiwe kudashaka narabazingaga cyane nkamusuhuza nkamutonga amagambo niyo waba uri mwiza usa na Bikira Mariya waba utaritonze amaraso ya Yesu nagutongaga amaraso y'agasamunyiga ibyo bintu by'agasamunyiga uzi ko binyibukije agasamunyiga barakaroga icange murakaza bankurikiye ni agasimba kanukaho kanyuze umuntu ukura gukurikira cyagasimba wigeze ubivugaho koko abantu rero nico basakuje wo bita mugwizagera aranyambara uyu wavuze ngo numukuru w'abarangi aravuga ngo he ngahubwo abantu mube maso ngura ngo penera ari guhamagara ngo abantu abigishe kuroga cyo rero Yesu wabambwe uyu munsi sinaba nkiri umurozi nkagaruka nkaza kubivuga hano agasamunyiga barakakuroga utaritonze amaraso Yesu bagutonga agasamunyiga wakwinjira mu nzu umugabo ati akumvura agasamunyiga mu kazi wakwinjira mu mukoresha ati akumvura agasamunyiga hasi wadi no gusenga hakindi abarozi bo barakora nshuti ndugu namwe mureke dusenga kugira ngo Imana igaragaze ukuboko kwayo yego cyo kintu kirumvikanye
kandi icyo tumaze kumva nuko password ari ugusenga kandi byuzuye birimo kuri no gukiranuka. Aba rero bampamagara ngo none goko twumva akoreshaga imiti k'ibintu byose ubizi watuvuye oya ngende umunyamasengesho waca inyuma mu gikaru kampamagara uti nsengera ndahari rwose ariko ntago nasubira ku birutsi nk'imbwa. Nasomye ijambo rivuga ngo nimba kumenya neza Yesu nk'umwami n'umukiza byaraduteye guhunga tukava mu byisi byo none. Niko Petero wa kabiri ahari bice bibiri havuga ngo byaraduteye guhunga tukava mu byisi byo none ngigiye kikagera tukongera kubyizingitiranyirizamo ngo bikatunesha ngibya nyuma bizarusha ibya mbere kuba bibi cyajaga kuba ciza nuko tutari kumenya inzira y'agakiza ngo dore n'usubirayo ngo umugani ugusohoreyeho ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo n'ingurube yuhagiwe isubiye kwifuruguta mu byondo. Rero ndi umuntu mukuru wakiriye Yesu ntago nzasubira ku birutsi ng'imbwa. Wowe umbwira ngo ni nkuvure ntago nzaba ingurube yuhagiwe ngo nsubire kwivuruguta. Ico ndimo ikiri muri nje n'ugusenga n'ukukwatuza n'ukuguhamagarira imbaraga zikubohora nta kindi nta miti ngira ibiganza byanje birera Yesu akubohora ahubwo. Ikindi nibutse tubwibana n'abantu wowe ubwawe urivugira uti ngewe naratumwaga aho babikoreraga uruganda rwabyo ntago wabaga ururimo ubonaga umuroza kugira ati njyanira ibi ahubwo wemeye kuba igikoresho cyabo. Nari umukozi wabo yantegera yangira ati ngiti cya Tanzania unzanira imiti nkagenda akampa adresse nyine nakazi urumva nabikoraga nk'akazi ntago ngewe nari umukozi wo mu ruganda ubwo nari umukozi w'abarozi. Yego abo rero babimenye. Ikindi kandi nta nubwo ari cyo kintu kiba cyatuzanya ahubwo tuba tuje kugira ngo tubwire abantu imwe mu mirimo ya Satani akoresha kugira ngo abantu bamenye ubwenge. Noneho nunahura n'igitero utaza kurangara kubera ko ari ikintu abantu batajya bamenya pene. Ubundi gusenga ntibikuraho ko wakwivuza kandi kwivuza ntibikuraho ko wasenga kuko nta cyamasengesha twara imiti nabyo ndabibabwira. Iki kintu hari abantu nji nk'ubu tuziranye batanga umuti ariko banasenga ariko bitandukanye no kumuntu ambwira ngo twambuke ngo njane Tanzania. Ubu nje nzi gutandukanya umuvuzi n'umupfumu. Hari umuntu ushira umuvuzi ro wenda bitewe n'uburwayi ubona arwaye baramuvura kuko aba bakinyarwanda bahawe ubwenge n'Imana n'abakizungu ati we yanje sinshaka njyana mu mahembe nshikisha umuntu wangiriye nabi. Urumva nk'umuntu ubunjanye mu mahembe nico mba mbabwira ko kwivuza nta cyakirimo ariko bitewe naho ugiye kugira gute ugiye kwivuza. Kuko ngenza abantu bicaga abandi bakoresheje abapfumu kandi abapfumu izo mbaraga nabo barazigira. Satani ava mu ijuru Imana yamukuyeho ubwiza bw'Imana imukuraho n'ububasha bwo kuba mu ijuru ariko ntabwo yigeze imwambura impano ze. Ntabwo yamwambuye impano nacyo bakimenye kuko yamanukanye kimwe cya gatatu cy'abamarayika babaga mu ijuru. Urumva rero ni umunyembaraga. Abantu rero bakwiye kubimenya ntabwo babizi. Satani ni umunyembaraga ahubwo yaravuze ngo tumurwanye azaduhunga nitwegera Imana zatwegera. Abantu bakwiye kumenya ikimani bashaka peni. Tugiye gusoza ariko kandi wenda tudatinze mu bintu byose wakoraga ni ikihe cyakugoye kurekurana nacyo? Ikintu cyangoye kamere. Ibindi narabiretse kuko nkiri mu byaha nagiraga kamere ku buryo wandakazaga nkawa nakuruma nkagukuraho n'inyama. Mbese ubundi rwamugani bacengo kamere ntipfa irasinzira. Nge ntago yapfuye. Ndakijijwe ngira gute ariko nk'iyo umuntu ambesheye ndarwara nkumva kamere iranyishe bigashira ariko namanje kwirwara numva umutima ushaka no kuvamo. Nico kintu cyangoye ni kamere mfite. Nanjye ndagusengera nk'umutambyi kugira ngo irangire. Amina kuko imbaraga za Kristo zitsikamira kamere. Imana izazitsikamira kandi icyo ni ikintu gikomeye. Ikindi umaze gukizwa ni ibintu nka bingahe byakunejeje ku buryo uvuga uti mu bintu bikomeye urabona uko bisa kose ariko tutari twagera aho ngaho wenda bitandukanye n'ibi bintu mu bintu wabagamo ikintu wabagamo ukora
ukumva nubwo ari icyaha ariko ukumva wihutiye kujyamo ko kikunezeza cyari igiki kabiri noneho rero ugeze mu gakiza Imana imaze kukuvunjirirwa agakiza k'umunezero w'agakiza turawuzi ariko ikintu gikomeye wumva cyatumye wumva wuzuye kumva agakiza karakuryoheye ariko hera kuri icyo cyanshimishaga nkirimo ni ikintu kimwe kimeze nk'ikirimo bibiri ikintu cyanezezaga ni ugusohoka mfite nk'ayo mafaranga nasambaniye ni byese naga nasambaniye nkarya brushete nkarenzaho icupa ngatura mu bavandimwe icaha kiraryoha njya nkunda kubivuga byaranezezaga nkanywa icupa rimwe nkanywa abiri nkanywa atatu nkagera hahandi mba numva nyine nasabanye byaranezezaga nuwo nakabwiye nabiyo nasomaga icupa byabaga birangiye kandi kese warayinywaga mu kanya gato nayinywaga mu kanya gato ariko urumva mfashe irya mbere abiri atatu nge numvaga binejeje kubera ko numvaga arico kintu kimpaye amahoro iyo wanywaga atatu sibwo nabwo wumvaga wasinze atatu ane nyine urumva urambwe ngo icanezezaga nanezwa no kunywa inzoga no kurya brushete ngashoze ryo cupa nangase nkinywera urumogi nararunywaga nakwicara nkariya nkumva ibintu byose byo mu isi n'ibyanje ubwo niko rwanyongozaga nkumva iyo modoka itambutse n'iyanje nta mutima uhagaze wo gutekereza imodoka nkumva iyo nzu nziza n'iyanje mbese ku buryo nanayihagararo n'iyi nzu bagiye no kuyigurisha nibereye muri iyo furi y'itabi ni iyi nzu n'iyanje mpagaze ku maguru abiri nkumva ibyo bintu bitagira ukoraho ego Yesu banaravuga ati ubwo avuye kubaye nimba avuze ngo iyo moto niye buretse kuyurira tumugoragure turebe uko tumushira ku ruhande nguko uko nari imeze ariko nta mahoro y'umunyabyaha nubwo byanezezaga ariko uko nasinze ngeretse akaguruku kandi nakubisemo ikabutura yanje numvaga mbese ari ibintu bimpaye amahoro kandi mu byaha Bibiliya yaravuze ngo nta mahoro ariko nje numvaga nyafitemo kuko ntari mfite Yesu yego nta mahoro y'umunyabyaha ikindi umbwiye ngo ikintu cyanejeje nkumva agakiza karandi tutararengaho korari y'umuhondo yitwa Yerusalemu yaravuze ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga tubona byiringiro apfuye abamarayika bakamujyana ukabona n'undi wari ufite icupa ry'inzoga agahunga imodoka agakubitwa na moto agahita noneho ibidayimoni biza kumutwara warakabonye wabonye ko ahantu ajya ni habi tubwire abadukurikiye ngo umuntu uguye mu byaha umuntu upfiriye mu byaha ajya habi ni habi njye nigeze nkora impanuka ku modoka ndagwa nkubita umutwe w'inyuma hasi urupfu narusogongeye ariko urebye abantu bankuruye banyakira ahantu bancishaga bavandi nubwo nasubijwe mu mubiri nagarutse mu mubiri ariko umuntu upfuye ari mu byaha bagiye habi yego ibyakunejeje rugeze mu gakiza nanejejwe cyane kuko uyu munsi nta ukundwa na bose kera nkiri mu byaha abantu barampungaga navuga bagatinya nafatiwe umuntu wese agakinga amaboko ku mutwe akikanga ariko ikintu cyanejeje ngeze mu gakiza nuko uyu munsi ntambuka haba mu mujyi haba mu cyaro dore penina wa undi warinda uyu munsi wakijijwe mbese ubwo kuba abantu bambona magakiza avuga ngo dore penina aratambutse cyane nkaho mvuka uburyo baba bancagaye ntawanyegeraga uyu munsi bakaba buri wese ashaka kunkoraho ashaka kunsuhuza ufite ikibazo akimbwira biranejeje cyane kuba muri Yesu Imana ishimye yego Penny turabashimiye mwakoze Moses reka ahubwo dusabe utange nimero yawe kugira ngo abantu badukurikiye uzakenera kuvugana na Penina yewe njya nkunda kubwira abantu ngo niba wanatekereje gukorera umugisha kuri Penina ntukanyureho rwose nyura kuri Penina nimero ye niyo mpamvu tuyikubwira kandi mujye mwiga kugira neza gukorera umugisha ni byiza nubwo abantu muri iyi minsi babiretse ariko nta cyiza nko kumenya gukorera umugisha rero icyo wakora cyose gishobora kuba ari gito cyangwa ari kinini ariko burya kuko n'ubundi ntabwo aba ari ikiguzi ibintu rero ukoreye umuntu bikuvuye ku mutima nibyo Imana ishaka gukora Imana rero ibaho umugisha Penny babwire nimero ya telefone kugira ngo uzakenera kugukoreraho umugisha rwose ntazanyureho azanyure kuri wowe yasaga umugisha nawe nimero yanje ni 078 74 99 66 iba no kuri WhatsApp wanyandikira isubiremo 078 74
99 66 3. Yego, amazina ibaruye kuri Nyiramugisha Penina, ni amazina yanje ibaruyeho. Yego. Reka rero dusabe usengera abantu bose abagiye baterwa n'ibyo bitero, by'umwihariko abagenda bahuherwa n'ibyo bintu. Imana ibabohore ikoresheje imbaraga zayo. Yego. Uracari yamana ivuga bikaba, uracari yamana itegeka bigakomera. Uri Imana irambura ukuboko kwawe ntihagire uguhina, uri Imana ikinga ntihagire ukingura, wanakingura ntihagire ukinga. Umuririmbyi yaravuze ngo tugufite ntidushobora kwifuza undi murengezi. Wirengagiza amafuti yacu twese uko turi hano, abantu bakurikiranye ubu buhamya, bakurikiranye ijambo nagiye mvuga, umugayo gukiranirwa kose utubabarire. Paulo yaravuze ngo tugerageza gukora ibyiza ariko ibi bikadutanga imbere. Nyagasani tubabarire, umuntu wese mu ruhande rwe yezwe nawe. Urakoze kuko wabanye nanjye ntangira kandi ukabanye nanjye ngejeje kuri uyu musozo. Hari abantu bankurikiranye bafite ibitero, bahagurikiwe n'abarozi, bafite uburwayi bw'amayobera. Mpamagaye ikiganza cawe Yesu, cya kindi wakojeje kuri nyirabuko wa Petero, arwaho ubuganga gakira. Ico kiganza nikibakoreho. Formation mwijuru iri mu rushinge rutaryana, irimo ikinini kidasharira, niyururukire kubavura. Amaraso yawe nsubiyemo ngagende mu mitsi, agende mu magufa, agende mu nyama, agende mu misokoro. Abagore bibuze kuba ku rugo byanze, abo ngabo bakire mu izina rya Yesu. Infection z'abarozi zikurweho. Abagabo bibura mu gikorwa cyo kuba ku rugo bikurweho. Abana babuze ubwenge ubutange, imirima yarumbye uyirumbure. Abatewe inyatsi yo gucuruza ntibunguke bikurweho. Abakobwa bagumiwe bashake, ingo zisenyutse zubakwe, ingumba zibyare. Redo sanse, narakubonye nkiza uburwayi bukomeye, ndakubona nkiza ubusinzi. Ngwino ukiza abantu ibyaha, ngwino ugabanya abarimbuka wongera abakizwa. Imbaraga zawe zibabohore mu izina rya Yesu. Uri bukurikira iki kiganiro kuri Moses, ahindurirwa amateka nawe. Kandi waravuze ngo nidusaba tuzahabwa, uravuga ngo nidushaka tuzabona, nidukomanga ku rugi tuzakingurirwa. Ngaho nyemerera rero umuntu wese uraza kuriyica nakurikira ibi biganiro ahabwa umugisha nawe. Urakoze abarwayi ubakize kandi abarushe ubaruhure. Kuvuga ku bawe kwanje guhindura kubu kwawe, komeze gukora imirimo, komeze gukora ibitangaza. Abantu bagushime, bituro bapfuye ntibyagushima, baryamye kwa muganga bakubitanda barwayi ibitanda baryamyeho ntibyagushima, ariko Yesu ubakijije bagushima. Ngo urakoze kukubiyeretse kandi urakoze kukoza imirimo, ngo tegeka byose bikumvire ni mu izina rya Yesu. Amen. Reka tubashimire, tubwire abantu bose badukurikiye ngo mukore subscribe, mujye mutwiyungaho. Hanyuma kuko natwe tubazanira ibiganiro, kandi ikindi iyo muduhaye ibitekerezo dukunda kuvuga ngo mukoreshe ya like na comment. Reka tubabwire icyo bimaze, none mujye munabimenya. Gusharinga nawe Bibiliya avanga abajyana na Yesu gutabara abandi bazagabana umugisha. Iyo utanze iki kiganiro ukagiha abandi, ubutabaye abandi, Yesu aguha umugisha. Kabiri, kurayikinga ubuvuze ngo YouTube ni ibihe n'abandi aho nge ntagera. Icya gatatu, comment ni ukuvuga ngo ni ukugaragaza icyifuzo cy'uko nawe ibyo bintu uko wabyumvishije byakonejeje. Ibyo bintu n'abantu babimenye, hanyuma ibyo bintu ni byiza kandi bigira umumaro. Imana rero iduhana umugisha. Naho gukora subscribe ni ukuvuga ngo bashaka kugira ngo ikiganiro nigisohoka mbone notification mu bambere. Ngayo nguko Imana iduha umugisha. Amen. Shalom, turabakunda. Naho ubutaha.